إن الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا لنكون لنهتدي لولا أن هدانا الله. Mu by'ukuri ndashimira Imana Allah subhanahu wa ta'ala, umurezi w'ibiranga byose, kuko mu by'ukuri bitari ku bushake bwe no ku mbaraga ze no ku bushobozi bwe ntabwo tuba turi aha, nta nubwo tuba tuvuga ibi tuvuga. Ibi byose tubivuga kubera ubushobozi bwe, ubuhambare bwe, icyubahiro cye, imbaraga ze ku bijyanye n'ubuzima aduha buri munsi buzira umuze, ndetse n'ubwonko, ubwenge bwo gutekereza no kudushyiramo rero umutima wa kigabo kandi ukomeye wo guhagarara ku kuri no kuvugisha ukuri, kabone n'ubwo ku kuri kwaba kurakaza inkozi z'ibibi izo arizo zose. Nkaba rero nje ahangaha ntari butinde cyane, ntago nje kuvuga ku byinshi. Icyo nje kuvuga ku bintu nka bitatu byonyine. Ibintu nka bitatu byonyine nje kuvugaho. Icya mbere, ndagira ngo mbwire abanyarwanda, abanyarwandakazi, abankunda, abakunda ukuri, abakunda ubutabera, hamwe n'uko baba batankunda ariko bakaba ari abanyimpuhwe, bagira impuhwe, hamwe n'uko haba hari abangaya ariko bakabarira umudamu wanjye. Kuko mvuze ibi kubera koko wenda hari abavuga bati, bajya banambwira muri komenti bati wowe uraho kubera ibigambo byawe, uraho kubera nyine ibyo bikosa byanjye. Njyewe ne kubababaza, ariko wenda mubabazwe n'inzirakarengane, ubwo njyewe ntazira akarengane. Kuko buriya mu by'ukuri bivanye n'imyumvire y'abantu n'imyumvire ya muntu, umuntu ashobora gufata ibyemezo byo kuvuga ati njyewe hamwe n'uko mbona ibintu ntacyo navuga, nubwo mbona bikwiye, ariko uriyo kugira ngo mve. Abantu bakabigufatiko, ibyo uvuga ni ukuri ariko uzapfa, ariko mbese bagahitamo kutavugisha ukuri, atari uko babona ko akarengane kariho, ahubwo ari uko gusa bavuga bati uravuga urapfa. Noneho rimwe na rimwe ukanibaza ukuntu abantu bumva ko batinya, bakomeza gutinya ababica, abafunga, ariko bakumva ko babonera ababorohera, abadashobora kubafunga. Iyo umuntu avuze ngo hasavugirwa, uvuze ngo ibi si ibi, donc ibyo ngibyo bivuze ngo uzaza yoroheje atakwica, donc we uzamurwanya, kandi ibyo nibyo nge ndwanyaho. Kuko umuntu urwanya atakwica, kuko amutinyutse, kuko atakwica, kuko atagira gute, nge mbabona tuguye kuva hasi tukarwanya abicanyi kurusha uko twarwanya undi wundi waba ufite ibikorwa twita bibi ariko atagira icyo adutwara muri ibyo bikorwa bye. Ahubwo mba numva ko ubwo nta bushobozi cyangwa se nta bushake afite bwo kurenganya abantu no kwica abantu no kubafungira ubusa, biba byumvikana ko umukosoye yakosoreka. Ariko wahisemo kwica, kwiba, kunyaga, nta kintu wakora ngo abireke uretse kumurwanya n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose. Aba rero nibo saba ko kugira ngo mbabwire ko wenda nabwiraga abankunda n'abatankunda ariko bagira impuhwe, ko mbamenyeshe ko ku itariki 7 insha Allahu kuwa gatanu nibwo njyewe Bicahaga Abdallah n'umugore wanjye Mukamana Zubeda Marie Louise kuwa gatanu tuzasomerwa
njyewe naburanishijwe ntahari, uko urubanza ruzakatwa byo birumvikana, kuko nyine sinanahabaye ngo nisobanure. Ibyo byo nyine imyaka yo bazayimpa kandi myinshi. Hanyuma umudamu wanjye we mu by'ukuri niyo dutegereje kandi nawe nifuza ko arenganurwa, kuko mu by'ukuri arengana. Kuko mu by'ukuri dukurikije ibyo FPR yashyizeho, uburyo tekinitse byo gukanyaga abantu, njyewe naba ntarengana tugendeye ku bushake bwa FPR. Ariko umugore wanjye ararengana cyane, kuko nta na rimwe yigeze agira icyo avuga akora mu byo FPR idashaka, byaba kuyishima cyangwa kuyinenga ntacyo yakoze. Ubwo rero uyu nguyu ararengana kandi arazira ubusa. Niwe nifuza kandi nifuriza ko twese twasabira kugira ngo bizagende neza bamurekure, kuko nta mpamvu n'imwe mbona bamufunze. Njyewe imyaka 30 bazayimpe, ntacyo bitwaye, kuko amategeko yabo nyine niko abivuga. Kandi mbasaba nanone ko nibamara kumpamya rwose icyaha, nibashake bazashyireho manda d'arrêt, ariko sinzaburanire mu Rwanda, bazashakira urukiko bashyiramo mburane. Kuko nigeze kugira igitekerezo cyo kujya kuregera ruriya rukiko rwa Padiri Nahimana, ariko ngeze aho ndavuga se biriya donc nsa nkaho mbonye ko nta mumaro. Ariko mu by'ukuri ngize amahirwe nkabona aho mburanira, nkaburana n'inkotanyi. Ngize amahirwe nkabona aho mburanira, nkaburana n'inkotanyi. Ibyo rwose ni ikintu mbabwira. Hanyuma muri ibyo byose rero mbabwira, nuko nyine kuwa gatanu hari icibwa ry'urubanza rwanjye n'umudamu wanjye. Nirwo nagira ngo mbabwire ko twarutegeranyiriza amatsiko menshi, kandi saba abamwegereye bari mu Rwanda bahegereye ko bazajya muri urwo rubanza nk'uko basanzwe babinkorera. Rwose muzanyaruke murebe, mutugezeho, mugeze ku banyarwanda uko urubanza rwanjye rwagenze, ndetse n'amakuru ku mugore wanjye yuko urubanza rwe rwagenze, niba bamurenganije cyangwa se niba we bamurenganuye. Kuko we yego bararenganya, ariko ntekereza ko we mu by'ukuri byaba biteye isoni, biteye n'akandare, kuko baramutse batinyutse ko bamukatira umwaka n'umwe, byaba ari ibintu biteye ubwoba kandi bibabaje, biteye n'agahinda. Nicyo nababwiraga ku bijyanye n'iyo dosiye. Ikindi ngira ngo tuvugeho rero, ndashaka kugira ngo mvuge ku bijyanye na guverinoma nyine y'abanyarwanda ariko ikorera mu buhungiro. Ni guverinoma y'abanyarwanda kandi ikorera mu buhungiro. Donc hari umusore nkunda, donc uriya musore ni vice perezida w'Ishema, w'ishyaka Ishema. bamwita reka mwibagirwe. Sasa uyu musore Chaste Gahunde, nkunda ibiganiro bye cyane, kuko ibiganiro bye ni ibiganiro mba mbona bifite donc biri mu bwenge bwinshi cyane, kandi harimo gushishoza, kandi birimo inyigisho nyinshi cyane zifitiye rubanda akamaro. Donc nigeze mu minsi yashize, ntabwo ari igihe kirekire, kanare ye yamaze igihe idafite abantu benshi. Donc kandi numva vuga nanjye ko nyumvishe, numva aravuga ibintu bikomeye byiza abantu bakeneye, ariko nkibaza impamvu batayikurikira. Kabese ibi bintu ko ari byiza, kuki abantu batabikurikira? Ngira ngo habyara kutayimenya,
ariko kuva aho navugiye ko nababwiriye ko kanari idakurikirwa n'abantu benshi kandi ivugirwaho ibintu bikomeye kandi byiza, imaze kuzamuka rwose, imaze kuzamuka, imaze kugira aba subscribers benshi, iri n'ibitarengeje ahubwo 2 ndibaza ko iri hafi kubishyikira. Bo ni byiza rero, ntekereza ko mukomeza kuyikurikirana kuko ni kanari vraiment. Uriya musore aravuga ibiganiro byiza cyane, akavuga ibiganiro bifite imbaraga nyinshi cyane, akavuga mbese amagambo mu by'ukuri afitiye Rwanda akamaro. Yavuze rero ku bijyanye na guverinoma, cyane cyane ashigiye kuri ya convention yabereye hariya muri Malawi, avuga ko kiri ari igikorwa gikomeye cy'ingenzi. Aranavuga ati yego wenda hari nibyo kandi koko yavuze ati igitekerezo cya guverinoma, iki gitekerezo ubwacyo cyo ngo iyi ni guverinoma y'abanyarwanda kandi ikorera mu buhungiro. Avuga ko nirwo rwego rwa nyuma rugaragaza kandi rwerekana abantu batemera guverinoma y'u Rwanda. Atangiye n'ingero avuga ati kuba washinga ishyaka rya politike yenda ukagenda ukiyamamaza ukabona amafaranga amajwi 15, ubu 5 mwayo yonyine arakwemerera kujya mu nteko ishinga amategeko. Atari ko ubwo kigeze mu nteko ishinga amategeko yigura atanga ibitekerezo, ariko ikigaragara nuko hejuru nyine hari guverinoma wemera, hari president wemera. Ariko ntabwo bishoboka ko guverinoma zishobora kuba ebyiri mu Rwanda. Rero niba hari guverinoma y'u Rwanda ariko ikorera mu buhungiro, iki ni ikintu gikomeye cyane. Abanyarwanda twese nyine bavuga ko batemera FPR Inkotanyi. Noneho nanone kandi navuga ngo by'umwihariko impunzi z'abanyarwanda ziri hanze, byari ngombwa ko tugomba kugaragaza ko tutemera leta y'u Rwanda nyine iyobowe na FPR Inkotanyi. Noneho nkuko umuvandimwe yabivuze, kuba hari ibyo wenda tutakwemeranyaho n'uburyo wenda guverinoma yayoborwa cyangwa n'ibikorwa byayo cyangwa n'iki, ariko tukemera iyo guverinoma nka guverinoma, tukemera igitekerezo nk'igitekerezo, igitekerezo nk'igitekerezo tukacyemera. Noneho imikorere yindi, kuko birashoboka ko imikorere wenda y'abayoboye iyo guverinoma ishobora kuba yaba idahwitse, birashoboka. Ariko kuba yaba ari imikorere idahwitse ntabwo bivuze ngo twe kumva cyangwa dushyigikire icyo gitekerezo cy'iyi guverinoma. Nkuko nyine rero ahubwo guverinoma zose zibaho, njye nkatanga igitekerezo nk'abandi, ari nabyo bitekerezo umuntu ntanga buri gihe. Ubu ntekereza ko niba abantu batekereza demokarasi mu gihugu cy'u Rwanda, demokarasi tujye tumenya ko niyo demokarasi hari abatayemera. Kubera iki? Kubera ko ngo ari demokarasi yazanywe n'abazungu, kandi bikabinagaragara ko iyo demokarasi koko igihe yabonekeye muri Afurika ntacyo yakemuye. Ariko kutagikemura ntabwo ari ikibazo cy'iyo demokarasi, njye niko mbibona. Njye mbona ari ikibazo cy'abanyiri igihugu, ni ikibazo cy'abanyafurika batemeye ko bagomba gukora nyine muri iyo demokarasi. Noneho ngo bafate imyanzuro yo kutemera kuba bahatswe nazambatse ibihugu. Abanyafurika ntabwo twebiyemera kwigenga. Kubw'ibyo kutemera kwigenga bituma cya kintu cyitwa demokarasi tuvuga ko abazungu batuzaniye kitagira agaciro, bigaragara ko kidahari, kandi koko bikagaragara ko ntayo. Kuko muri demokarasi yakagombye nyine gushingira mu gushyiraho ubutegetsi, mu gushyiraho ubuyobozi. Ariko nk'uko bisanzwe bizwi muri Afurika, ntago abaturage aribo bishyiraho ubuyobozi babushyirwaho. Umuvandimwe Kofi
niwe wajyaga avuga ko we ikimwereka ko igihugu cya Afurika iki n'iki gifite demokarasi ni ugusimburanwa ku butegetsi, ni ukwemera ko za manda ze zirangiye akava ku butegetsi, ariko akemeza ko nta matora ajya aba muri Afurika. We yavuze muri Afurika yose, ntituvuga mu Rwanda, ntabwo ari mu Rwanda honyine, kandi nuko bimeze. Ndetse ngiye ngende kureba hari n'ijye mvuga no mu bihugu by'i Burayi birashoboka ko baba nta matora ariyo abayo. Ariko ibi byose bituruka ku banyagihugu ubwabo. Abanyagihugu ubwabo nibo bashobora gukomeza kuba mu gitugu, gukomeza kuba bakirizwa bakwa, bitewe nuko bo ntabwo bigeze bafata initiative yo kuvuga ko hari ibyo banze bibabangamiye. Kandi ibyo ngibyo rwose umuturage arabishoboye, abaturage barabishoboye. Mvuze umuturage, ntabwo ari umuturage umwe ubishoboye, kuko umuturage umwe nyine nta kintu yabasha gukora. Niyo mpamvu turi mu buhungiro, niyo mpamvu duhungiye niyo mpamvu hari abafunze tuza kuvuga mu kanya. Biterwa nuko nyine umuntu avuga ari umwe, bigaterwa nuko umuntu akora ari umwe, bityo akabonerwa, yanabonerwa nyine agatezwa ari umwe. Abandi bagahitamo guceceka no kurira no gusakuza ngo kana karafunzwe ararengana, nyamara hari icyagomba gukorwa kugira ngo atarengana. Hari icyagomba gukorwa kugira ngo uyu muntu atarengana. Donge nigeze kubitekereza gutya, ndavuga nti ubundi nka FPR ikangisha kwica abantu, sibyo itwangisha? Uvuze ikakwica, ejo akavuga 100, mbese hakaboneka ubwinshi bw'abaharanira uburenganzira bwabo mu kuvuga. FPR yagera ikabura abo yica nabireka. Ikindi, iramutse ifashe umuntu muri abo bavuga, abaturage b'abanyakuri bakavuga bati twe turabona nta cyaha yakoze, kuki umuntu afunze, mukajya mu muhanda muti woyawe. Nka kuriya bahamagaye umuntu ngo niyitabiye kuri RIB, igihe yagize amahirwe yo guhamagarwa batamunyonze, uriya munsi baba bawutangaje, bawuvuze. Nubwo mutakwinjiramo imbere muri RIB, nubwo hagira abakeya binjira muri RIB, nubwo hari bari no kumubariza mutahagera, ariko bakaba bazi ngo hanze hari abantu 30-40 binjiye mu kigo, donc bategereje uwo muntu, babonye aho yinjirira, bategereje ko asohoka. Hari abandi nk'ibihumbi 2,000 bari ku muhanda bavuga bati turebe bari abantu binjiye hariya ko nabo baza gusohoka. Hakaba hari abandi bantu bari ku magare Rotier n'ahandi batagiye tuza kureba ko abantu bagiye kuri baza kugaruka. Iki gikorwa ubwacyo cyonyine cyatera bicanye ubwoba, guhotera umuntu byabagora. Ariko kubera ko bafata umuntu bakagenda bakamushyira hariya, abantu bakarira gusa, bagavuga gusa, nta gikorwa, ibyo ngibyo bituma nyine bakomeza kubikora. Nigeze gukora ikiganiro cyangwa se hari bigaragaza ko iyo abantu barimo kurira ngo muratwishe, muraduhungeta, muradukora ibi ngibi, uyu bahungeta we aba yumva yakoze akazi ke neza, ntago yumva ko hari ikibazo afite na gitoya cyuko kuko yabikoze yabiteguye. Ntago rero kumubwira ko yakwishe, kumubwira ko yakuhungese, kumubwira ko yagufungiye ubusa, kumubwira ko ibyo nibyo ashaka. Donc kuba ubivuga rero biravuga ati bye twabikoze, ahubwo twagize ku ntego. Rero guverinoma y'u Rwanda ikora mu buhungiro, mu by'ukuri igikorwa yakoze Malawi, nongere ngisubireho nakivuzeho, hari audio na video nakoze, ikiganiro nakoze mu Kireho cyagiyeho mu masaha 8 z'ijoro.
donc nagira ngo mbabwire ngo iki gikorwa ni igikorwa cy'ingenzi kandi kinyamibwa, s'il vous plaît. Mais hari umuvandimwe n'inshuti yanjye hari ibyo yambwiye, donc ibyo birahandi. Ariko navuga ngo mu by'ukuri iyi guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro nibwo bwa mbere ahubwo mbonye itangiye gukora akazi itakoze kuva kera. Ubundi najyaga nibaza byinshi byaba kuri yo cyangwa se no ku bandi bantu sana bavuga ko bashinze imiryango ngo urengera impunzi. Nkibaza ibikorwa bari gukorera impunzi bikanyobera. Nkibaza ese ko njyewe nahunze kandi bakaba babizi, niki bamfashije mu kubona ubuhungiro, niki nihe nama bangiriye kugira ngo mbone ubuhungiro nkasanga ntayo. Navuga ngo uko mbibona nuko iyo miryango ndetse na guverinoma irimo nabishyiraga mu gatebo kamwe, uretse ko misi yashize guverinoma yigeze gushyiraho itangaza hari rivuga ko abashaka ko babavugira babandikira n'iki byose, ariko wona rige navuga ngo ntago bakagombye gutegereza ko abantu babandikira bababwira, bapfa kuba gusa bamenye ko umuntu ari impunzi. Mba numva bagomba gukora akazi kabo nk'abantu nyine bashinzwe izo mpunzi, kuko impunzi ni abantu bazo. Donc niyo mpamvu uvuga ko nanone n'abantu bari muri guverinoma bakwiye kugerageza kudahangana n'abantu bavuga ko babarwanya, kuko abantu babarwanya byanga bikunda bagomba, abari muri guverinoma bagomba kumva ko ari ababo. N'ubundi nubwo abo bantu baba bumva ko atari ababo, ariko nk'abari muri guverinoma bagombye kwishyiramo ko aba bantu ari ababo. Nubwo aba bantu bo baba bumva atari ababo, ariko bo bagombye, abari muri guverinoma bagombye kwishyiramo ko aba bantu ari ababo. Bityo rero ntibahangane nabo, kubera ko nyine ni guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro kandi iharanira ko ubwo izagira mu gihugu izayobora binyuranye n'uko FPR iyobora, rero ikazayobora muri demokarasi. Bivuze ngo rero naho iri naho nibyo mparambwira n'abantu bose bashinga amashaka ya politike ko niba washinze ishyaka rya politike ubona igitego kikaba cyakugiyemo, ariko irinde kwishyaka kurigira iryawe, kuko igitekerezo wakizanye wakiranshije wagihaye abantu bakijorinze bagigukurikiye, ubwo rero ishyaka ni iryabo ntabwo rikiri iryawe, ni iryanyu nyine nawe urimo, ni iryanyu si iryawe. Niyo mpamvu igitekerezo ngo ishyaka ni iryanjye, kuko wazaye igitekerezo bwa mbere ni byiza, wabaye intwari uzahore bikomwe intwari, ariko wikuremo muri wowe kwishyaka bwo ari iryawe, ugomba kuriyobora uko ushaka ukabigenza uko ushaka riem. Cyangwa se reka tuvuge guverinoma, niba guverinoma ari wowe igitekerezo cyarakuvuyemo ukakiransa ukagiha abantu bakacyakira, ntabwo ko yakomeza kuba ko kumva ko iki guverinoma ari yawe riem. Guverinoma nyine wazaye igitekerezo urakiransa, ni cyiza, giha abantu, ni icyanyu rero, ni icyanyu mwese. Niyo mpamvu n'abarwanya guverinoma uyu munsi cyangwa bavuga ko bayirwanya bashingiye yenda ku mikorere batemera y'iyo guverinoma, bakagombye kuba bibana nk'abari muri guverinoma bagakosora iyo guverinoma ikorera mu buhungiro, kuko nayo iramutse itemeye gukosorwa ntaho yabitaniye na FPR irwanya. Rero nk'uko guverinoma gahunda yabivuze, nuvuga ngo iyi guverinoma ikora mu buhungiro nicyo gitekerezo kiri hejuru y'ibindi bitekerezo bigaragaza ko abantu bayirimo cyangwa bayijoninga nibo bantu nyine batemeranya na guverinoma iri Kigali, nibo bantu bonyine batemeranya na guverinoma iri Kigali. Kuko guverinoma gahunda yasobanuye ko niba wowe wumva ko udashyigikiye iki gitekerezo cya guverinoma, byumvikanisha ko hari ushyigikiye igitekerezo cy'inkotanyi.
rero iki gitekerezo guverinoma yakoze cyo gusura impunzi muri Malawi ni igitekerezo cy'inyamibwa n'ubwo abantu bavuga bati wenda bazabikisha barabakoreye nabi, hari ibintu bibi byizwe, itegeko riniri riri ahangaha rivuga ngo nta mpunzi yemerewe gukora politike. Kuba padiri yagiye muri Malawi kureba impunzi z'abanyarwanda, ibyo ntabwo bivuze ko izo mpunzi z'Amariza zakoze politike, kandi nta nubwo impunzi ibyo nabyo ni itegeko ahubwo rikwiye gusuzumwa rikavanwaho, kuko niba bavuye mu gihugu uri umunyapolitike ntabwo ugomba kuva mu gihugu nubwo ugenda uzibe, ntugomba gukora politike. Ibyo bigomba kurangira, kuko ibyo byaba ari ugukandamiza abantu tena. Nanone aya mategeko ariho rero ahubwo nayo ari mu mategeko yo kurwanwa, kuko amategeko mu by'ukuri, amategeko afutamye abantu nayo bagomba kuyarwanya nk'amategeko afutamye. Ibi ni ikintu tugomba kumvikanaho kandi kinyuze ubwenge. Iyo amategeko mu by'ukuri abangamiye abantu, ayo mategeko abantu bayigomekaho s'il vous plaît. Amategeko abangamiye abantu ifuko bagomba kuyigomekaho, kuko nta mpamvu yo kumvira itegeko ribangamira abantu. Niba bavuye mu gihugu kubera politike, wagera hanze kuvuga ngo nukora politike, uzasubira iwawe nyugute? Uzasubira mu gihugu gute niba kuje gukora politike? Ibi ntabwo byemewe. Icyo tegeko ribanereho ni itegeko rifutamye, tugomba kurwanyiriza hamwe. Rero kuba guverinoma y'u Rwanda ikora mu buhungiro yarasuye impunzi muri Malawi nk'uko yakoze konvention yayo, mu Faransa yo ntacyo mvuze ko yabivuze cyane, kuko mu Faransa hari liberté yaho. Iyo yakoze muri Afurika y'Epfo, ni muri Afurika ifite akamaro, yo yarayeresheje. Ariko njye mpamya ko yo muri Malawi nayo yarayeresheje, kubera kuko icyari kigamijwe ko mbona ko cyagezweho. Kubera kuko niba aho byamenyekanye ko hari ubutegetsi bufitanye gahunda n'ubundi butegetsi bwa Kigali bwo guhungeta impunzi n'iki byose, iki ni ikintu cy'ingenzi cyagezweho cyamenyekanye. Kandi bareba abategetsi bari muri kiriya gihugu ntago bari ahanga nabo barimo kubitekereza. Bamenye bati buriya hari abantu bameze uko nguko bahagararira ibingibi, baharanira ibingibi, kandi ko twasobanuriwe ni ukuri. Mwumvishe ko hari umunyamategeko cyangwa se abanyamategeko bari basanzwe bafite ikibazo cy'amategeko ahari muri Malawi y'uburyo impunzi zirimo kurenga cyangwa se y'amategeko abangamira impunzi, bari barimo kuregera, bikabibahaye ingufu yo kugira ngo bakomeze noneho bavanse noneho barege. Ubwo se yiba iki kibazo cyabaye, mwavuga gute ko uru rugendo rwa guverinoma y'u Rwanda ikora mu buhungiro rudafite akamaro? Rufite akamaro kandi kanini cyane. Simvuze ko nkuko nabivuze, donc hari ibyo wenda umuyobozi cyangwa se abayobozi bashobora kuba bayobora iyo guverinoma, hari ibyo bashobora kuvuga cyangwa se gukora nkavuga nti sibyo, nkumva atari ibyo, nkumva ibyo kandi ni ngombwa no muri guverinoma y'u Rwanda cyangwa se n'ahandi no mu gihugu. Ngiye nigeze kubabwira ko muri njyewe mu myumvire yanjye Habyarimana ni umugabo nakundaga, ariko ntigeze njya gutora kubera uburyo nabonaga amatora akorwa. Kandi iyo njya gutora niwe nari gutora, ariko uburyo amatora yakorwaga byatumaga ntajya gutora, kuko nabonaga akorwa mu buryo bw'amafuti. Kandi ubwo buryo bw'amafuti bwakorwaga, njye numvaga mwikundiye amadesikuru ye, ibikorwa bye. Njye Habyarimana naramukundaga vraiment. Nibyo yavuze doko nanamenye ngo by'amakosa yaba yarakoze byo nabimenye nyuma ejo bundi, kubera ko nyine avuye ku isi abamurwanya bagatangira kuvuga ibyo yakoze. Ariko njyewe ntago mu by'ukuri ntago mu by'ukuri numvaga
ntacyo nari nzi kuri ibyo, numva byatumaga rero mukunda. Kandi n'uyu munsi nubwo hari abavuga ko ngo ibyo yakoze nta biho bitaniye n'ibyo Kagame akora, ibyo rwose byaba ari ukurengera abantu bashaka gukora. Ni nk'aba bandi bajya bavuga nyine ngo ibyaha byose birangana. Ntago bingana, s'il vous plaît, tujye tutekerezaho. Abantu bajya bafata ibyaha ngo wishe umuntu ni nk'uw'ibyipera, ni nk'uw'ibyikijumba, ni nk'uwatutse umuntu. Ibi rwose ni ibintu bitanyuze ubwenge mu by'ukuri. Donc ibyaha ntago bingana, s'il vous plaît, ibyaha ntago bingana. Nta mutagatifu baho, ariko icyo shaka kubabwira nuko mugomba kumenya ko ibyaha bitangana. Ndagize rero ntakererwa cyane, ndabona iminota irimo kujyana. Nashaka kuvuga ku kibazo nanone kihangayikisha abantu. Theoneste umubavu vraiment umugore yamubuze. Theoneste umubavu umugore yamubuze, abana baramubuze. Ari gukorerwa icyorezo se cyangwa yaba agiye kuburirwa irengero nka Twagira mu ngo yo twagira uriya wa Darifa umurinzi Twagira Imana. Icyo nicyo kibazo dufite. None tukibaza ngo donc ubundi twebwe abanyarwanda nyine nibyo mpora mvuga, mureka turebe vraiment tujye dushyira ubwenge ku gihe, turebe koko birakwiye ko twatuvugira aha ngaha bikarangira. Umuntu akajya hano kuri kanare agavuga akishimisha ngo yavuze ngo mu Rwanda barenganya, bikarangira aho ngaha. Tubirebe turebe mu by'ukuri. Ubwo tuvuga gutya birangire tu ngo twavuze umuntu arengana, barenganya abantu bareke abantu. Do turekera aho ngaho. Nyuma yo kuvuga we kugira indi reaction ukora. Donc umve ko uvuze gusa ngo watabaje umuntu. Me hari abavuga bati gutabaza bimaze iki, nabo kugasanga mu buryo babivuga nta kindi gisubizo batanga, usanga ngo guceceka nabyo bajya batari byo. Navuga ngo nimbe nutabaza, ariko nanone nta mpamvu yo kuvuga ngo ndatabaje ariko ndaryamye ndasinziriye. Umuntu arapfa uratabaje uratabaje, ntago muhuwe ngo muganire mwebwe mwatabaje, ntago mwahuye ngo muganire mwebwe ibintu byababaje. Muvuga muti ko kibi bintu tuzabigenze gute kugira ngo ibintu bagara. Twe turavuga gusa, kuvuga gusakuza, yabuze, yagiye, yapfuye, yafunzwe. Me ndashimira abantu mu by'ukuri. Hari abatameze gutya bakora, kuko iyo abantu bafunzwe akagira abantu babagemurira, reka shimire na ukuri ganza vraiment. Donc ndamushimira cyane ndamurespa cyane, kubera ko ibikorwa akora bikomeye cyane. Iyo tuzagira amahirwe Imana ikomeza kumurindira muri kiriya gihugu, Imana ikomeze imurinde vraiment, imurindire muri kiriya gihugu. Ukuri ganza ikomeze imurindire muri kiriya gihugu, kubera ko hari ibyo adukorera bigoye kugira ngo ubone undi muntu wabikora. Me wenda barahari bazanavuka n'ejo bundi nibyo, ariko uyu munsi ari gukora ibikorwa bikomeye cyane. Rero shimira n'abantu mu by'ukuri bandi aho bari hose batekereza ku banyururu, bakaba bati bagomba kubaho nubwo bwose nyine inyangarwanda zibabuza kubaho, zibabuza ko ibyo bintu bagenewe n'inshuti n'abavandimwe ntibibagereho. Barabikora, ariko hari abantu bababara bakababazwa n'ibyabaye ku bantu bakanabatabara. Iyo umuntu akugaburiye muri gereza akakugaburira aho uri hose, abagukora igikorwa gikomeye, uyu muntu aba akwiye kuzirikanwa, ntabwo akwiye kwegeranwa. S'il vous plaît, utekereze ahantu ushobora kuba uri nta kintu wabasha kwikorera, nta kintu wabasha kwimarira, umuntu akakumenya akakuzirikana. Iki gikorwa ntabwo bavuga ko ari igikorwa gitoya giciriritse. Ibi tubimenye. Murakoze rero abanyarwandakazi, numva narekera aha ngaha, wenda ikibazo twazakigaruka gutaha. Gusa tubabare icyo nashaka kubabwira nuko nongere mbibutse nuko mwakora share, comment, subscribe, muzongere
tuzamuke rwose tugire umuryango w'abantu benshi cyane, ku buryo dusohoye ikiganiro cyahita kigira ku banyarwanda benshi, namwe mu gisakaze hose, mu gisheningi mu gihe benshi, kugira ngo ejo n'ejo bundi ibitekerezo dutanga niba mwabikunze mushyireho igikumwe, hanyuma kandi mu gisharinge kikwirwe n'abantu bose, ndetse mukore na zama audio yacyo mu gihe abantu badafite amafaranga yo kugura amamega ya internet, ibitekerezo bijye bibageraho. Murakoze kandi murakarama Imana ibishimire, turi kumwe naho ubutaha murakarama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.